Mwiriwe. Niko kabanye. Ibintu byanjye uri bijyanye. Zibyari byo nisanze hano. Ntabwo zibyari byose ubisanze hano. Ubisanze hano. Ariko ibi ni ibiki ndi kubona hano? Ibi ni ibiki ndi kubona? Yakamwana uri nsanze amazi ganyanzanyemo igicemwa do bagiye nsanze bagenda nzanyemo igice nsanze bagiye none rero ariko yagarateka yakomera yakomera cyane ma wakoze munzu suno none nayera munzu none ngori iki amaze mbiti bibiryo nesimwa zibintu mbonye biri gukina zibintu mbonye umva bonye ibiki ko turabakire washaka bogasi ako murajya murahora murajya ibinyama urabibageza reba yafuru cageje muri nabateke yewe inyama bingeza aho ukumva ifi n'ifiriti Nusumba wa ifiriti umva sha none tuvuga ifiriti n'ubundi ni ifi ifiriti ni ifi nitwe bakire muri uyu mudugudu rwose kandi koko mwa reba suri kureba iyo kwajya mbere mumvishe dukaranga sibazaga bari kwiruka bazaga bari kuvuduka kwa manyanga bose sibazaga bari kwiruka bakaza wacha Karindwi yose ko itaga gikuruye gwa mu wimbwira wari bunyatse na gapani baruntu nangwiba urano umujuru umva Karindwi ni umujuru ahubwo ayo mazi yashire mu nzu bari tugiye gukaranga akujyana kumesaho akajya kujya make ndamesa urabye ngiye kujya gusenga abantu urunagwa ubu nizira rukutazisatu sinona nana ijya kuzisatu akakusanza ari wowe ariko turateka mu ifuru ubundi ni ifu haye furu sikanje wayitetse jo bundi kandi ubwenge ufite none nugucoma irafiriti nifi none dukora noneho mama mwava mu magambo murafite murakura kumuna shonje inyama zinka zari zandambije ubwo munsi turajya kabenzi k'ingurube bakana uruguvanga kandi mvuze ko ari ifi n'ifiriti umuntu araka benzi byakwa turahita turirimba ifi n'ifiriti ifi ni yandirimbo sha namwizi nako mugira vuba bwangu ngiye kuba ndose kagakora naribi Aizana dayabyo bikundaga kujya neza manza bitazangeza ku iterambere bana bamugiye mugaruke ngiye guseba muve nibiki ugiye he ngiye gusengera abakozi b'Imana anje ngiye guhigisha imbwa ariko si koko mwabana mwe uhamuna hajemo amafaranga ko ndi kubona mumaze gukura uririrwa mu masengesho ayo masengesho niyo uzana ntabwo uzi ko n'Imana ifasha ngo wifashe wumve rugiye kuba rukunsakuriza gawe siga none uri kubona uzimarira iki nzasenga mbere uzasenga ube wose amasengesho n'Imana yaravuze ngo tera intambwe imwe ntere 99 nuko ugomba gukora wamara gukora Imana ikaguhera mu mugisha uzinananye none urabura gukora uzinambwe bwiraga newe reba ko ugiye reba kuvana nkagira kukabaye nkagaruka uzo nambwe zibari barizo nambwe mbaga nambwe sinizo zari nje nakubwiye ngo ugomba gufata nk'itafari ukaribumba wamara kuribumba ukabona abakiriya ukagurisha ukabona amafaranga uko nje nangiye guhigisha imbwa ko yari ramvumburira nk'ikintu nkajya ikakuvumburira ikintu ukarya mwabuze ibyo kurya si mwaje muranyugwa na duke y'umuntu aba yabonye mukaturya mukanyugwa mugashaka karimo mwakora
kabateza imbere ubu muri kubona mutangiye gusazana abagore wewe sinone kaguteza imbere ngaho nikaguteza imbere nawe none nje ntabwo nkoraga nkabagaburira wewe ukaguteza imbere none ntabwo turya ejo bundi igihe tuzana amagi ntabwo yariye niko rwabera ubwa mbere ko bagarugusakuza ari amagi wari uzi iyo gavuye ari amagi y'igisimba mwazanye nkabijugunya hari hepfo nigeze mubona yabijugunya mu kunyara umva mama saduki nyamaze ndi kubagira inama nk'umubyeyi ari uyu munsi nangwe ejo nkabona napfuye nawe kamperekeza inama nk'abana bawe none rero utuzi mwakora ko kubateza imbere none tuzi wewe uzaje urahora uri guhigisha imbwa igihe zizakuvumbukana ikabira kuri zamvumbukana wabonye imbwa ijya gashebuja wayo wenda uzahura n'indi y'inyakigundi itakuzi yankoraho simfite yayindi ni imbwa itatafite hari imwe yaje kumuhoma indi kamugize izindi wenda uzahura na yayindi na za zindi z'abazungu ziryaga akora simone reka taratasa noneho uzebana ngo kakabwa batana yitaga yumva ko ari sebuja wayo ikaza kwa nayo ari imbwa kakabwa kumva tatanitira nawe uriyo yanyayo none aho tubwire ibintu twakora turi jewe ndi kubagira inama nk'umubyeyi sibyo hariya hepfo hari umugira inama nanje ariko washuranye umva ngari kutugira inama iyo nama aje kuyitera mu murimo mbega ibyaro bikunda kakaryoshye Shaka gukatinyamo zara amazi sha none si nindi ujya kubyoza uzaya amasafiriya n'amasahani akiri reka nze mbyoza iravuba kanze mbyoza ariko muri mwebwe umukuru ni umukusi njewe uzi ko wari unyatama igikebye nozuri none watuje nose ari kunyara izo nje ndi urukyaza none ko mwasaze nta muri bazima rero wibura ntera amazi we isi none ndabura kuyoza none sinifiriti tugiye kugifiriti nemanga bufa zanyo ufite uyikegete wazana yafi none uzavuba mwana uzavuba wakora ibyo ukora nk'uru wese uko ndebe gira ibyo ugira ko kuvura rya shaka kuhagera no ndebera kandi ma nyina waza vuba ubu kunyara ati oza vuba ko kubima mwakora nasi ndebe ubundi mwambaye ngo ni nkagica sikatari koza nasi none gira ibyo ugira akusiri rero izi nyama zanyu nimba ukunamwe mugiye kuzi urazijya wazikoreye umenye ko ari wowe mutoye mama kunyogesha huti ndebera fasha n'inkoni irafaduka tiri yafi mwana cyangwa se niba utarajya ujya kuhera ubyikorera najyaho sofa kuba neza ntasoni urasamye suraya noze inturi korana guteho katsinda muje kamira idenge kintura hano serera nta no hano uzana kose turiye kuba vuba akoze uyu nasuye gukora iki yakoze wakoze iyo uri muto ugomba kumvira abakuru hanze ndajya byinshi menagare kandi ukoresha amazi make jeri koza jeni na rurahagaze uko wena ukiri umwana wakoze akira rata akoresha amazi make yose kandi umenye ko amazi yabuze biravuba se muzajya murabona muri ugusigara mwarambyaye narababyaye cyawe uwabyaye undi ni woni batubyaye ni ngombwa ngumenye ahubwo ni iki kigira kandi cyose nakigusa vuba mu nzu vuba tujya kugira ba uzi ko kwesano hari ibitaka muribasha nkaburamo n'imwe nazibaza kandi nshaka imishito turanotsa jewe muceceke n'amasi barayigira ndi kubagira inama nk'umubyeyi sibyo kandi ushaka kugira ngo inama wayifata uzagire ejo heza inama wayifata ukayijya ntabwo rumenya iterambere mwabaye ibihoho umuntu ari kuja gusengera umupasiteri agahita amuha 500 Karindwi hari umuntu nimuraba gusengera ko bamaze kumenya ko muri abatekamutwe babo gusengera bamaze kumenya ko uri umutekamutwe reba ma Karindwi ejo hari umuntu yasengeye arangiza amubesha ngo ugwaye imiswi ngo urahitwaga ngo sibyo yatemye 5,000 ariko yarananyine ani kintu yampaye yagamajije iki ntabwo mbizi ibyo busa bitera ububwa mushaka akazi mukore jewe naba ako dufite ko ni imigozi nagara hepfo
hari abantu bari gucukura ikinombe mu kinombe bari kwikorera amabuye bakanayahonda bakabona amafaranga mwagiyeyo mukaja gukora turatuzi mukareba ko mwakwiteza imbere mukareka kwirirwa muri guhupara mu misozi ya rubanda pasiteri mu kinombe pasiteri mu kinombe uri pasiteri si wahe iyo kariso ntayanywira keretse n'uburu wo mu kabati hahanda mubwije ukuri ninja mu ndirirwa ndi guhinga guca mvugaga simba igatigeni kazana ibyo kurya ubu ndi kuzanira giki ikuzanira giki nanje nkavoka nabo tuzanye nanje niba ndi gukubita igisuka voka ame bagahita bazana amafaranga cyangwa bakama n'ibiryo batetse ntabwo mushaka kunyumva nk'umubyeyi kandi umwana wanze kumvira se na nyina yumviye ijeri abo kanje kunywa nanje kambe najya tatijumba nasigaje wanguke bijyana nzabigira bijyana bidashaka gukora byirirwa biri ku rurumba mu ngo za rubanda ayaya niba ko biri kubikora neza umva muzana Mwiriwe sindaji wajya ugenda neza koko kubera ngira urabisinazi uri gushaka iki kwisi wajya ugenda neza yahisha atanje ukuntu ufite yewe ngese ukuguru no kuvunya nusu uri gushaka iki mama wari yose mama nawe uri urabonara ngo ndebe fata ushaka mama wajya ugenda neza uri kugenda ahantu hagakwiye ko mama niba ari ariko mama mubaza nawe uri atetse mama nawe uri atetse iki se nawe uri wareba niba ariyo atariyo yagiye mama nawe uri nusu mama yaba ariyo kanze ndebe wagira gifite n'ibigwari reba nsanze mama nawe yagiye ntabwo mbizi yagiye wari no kunshaka sindi kumva ari uriyo ma uriyo sindi kunshaka ntabwo narizi mama nawe yagiye ninde ukunshaka ma wari uriyo si wacu ubundi mbese ko mumeze guca ariko mwumvishe ko inama nabagiriye ari mandaneye gusa uje ukumbwira ngo uraneye urarya nyamabuye gaturiki uzi ibibyindi neye waje kubirya narubu hari ugutumva ibyo bibyindi byawe ugenda ubirya uruntu rurajya muri wese rukareba n'imibyindi rwaneye uhohote gusa ku bitaro baravuze ngo ugomba kureba imibyindi uneye kugira umenye niba byajanye n'ibiryo wariye harimo n'ubushimbo bukiri buzima waba uri gasa ariko urembye amabyi koko rata ntabwo tubwire tugende nanje nagiye rero ngiye mu kabande mu gikombe nje kureba udusashane nasizeyo ko twumye iri sibero riri gushibuka hano ahubwo uri kubona atari umwanda uri kubona atari ibiheru wameze kubera umwanda ubundi ruheruka gukaraba baragiye gusenga uriya uzi ko n'imana idakunda nk'umwana nzaza ndonsa umwana oya aka kanya uranyibagiwe uyu mwana we wajyana umusazi aguyeho n'ubwonko burayaza rero bimubu n'abakene nuko mwabaye none si u Rwanda ko ruri kusi umwana wawe none bimeze bite wari ukunshakira nende kugushaka mbese ko wabuze ego nje rero buriya ntabwo nyiboneka ubu ndi kwishakira ibintu by'imibereho yari mu kazi ariko yaga imibereho ntabwo ibintu byo mbese mwangihereye agatebe nkicara yegura rero uyu muntu umuhaye intebe yibagiwe nararwaye umugongo wa muntu aya reka mubwire uyu muntu umuhaye intebe yibagirwaga n'ibyari bimuzanye akavugishwa muso wamubwira yesi mbwire ya ebwe rero buriya
none se amakuru ugiye hirya muri karitsiye ziwanyu asanzwe nyine ibintu nuko nguko ibintu ni buzungu kinyamerika ibintu biraho ngaho ariko ma iranuza inyisi imyikandi nakubwire Nese nyamuga niba uyu muntu uko ndi kumva utuntu turi guhumura muri katanu habaye ubukwe n'ibintu by'inyama kandi mana nabukwe ibintu by'ubukwe ubizanye hano tukubona nagira vuba si wari mu kazi yaharira kuva naza numvaga ndikumva muno hose mu iyo ugeze mu rugo nyine rw'abakire niyo baba baheruka guteka icyumweru gishize wumvaga ibintu biri guhumura biri guhurirangana munda no kuri ndi kumva biri kuzana twahaza umunezero rero ariko wagiye hari ahantu hari ubukwe pe ariko ubukwe hano hafi nta hantu bakoresheje ubukwe kubeza ko ndi icyamamare baba batanumira ma wagira vuba ko nawe urandindutse nakubwira vuba kanigendera ndagiye mube murabitekereza ibyo nababwiye anje kanje gushaka akazi uramenye ubundi nandaje gushaka akazi ya ndi gushaka akazi nge nsigara kanje gushaka akazi naho ubundi rero buriya ngiye kumbura nkiboneka ibintu byo kuboneka wayo wariburishije ushaka akazi kuretse ariko amakuru umenya uramenya ko ndi umunyantege nke n'isaviye kuko biri kose hari ahantu bari gukaranga umva reka nkubwire bya bintu nibyo kandi nawe kuvuga by'ubukwe yakama ngenda umubwire neza ariko umubwire bisoro uzi umva atakukubwira ndagumva hantu hari kuva hari ubukwe ni kwa kakabwa sha hano kase kujya hano hano hirya y'uko ruhumuranye kuzuru umva kuva kare kose ni kumva ibintu byaje imbere yawe natose iri kujya kuvamo iyi ni uko kakabwa bakaranze n'inyama ngo ni nkoko inyama z'ubwoko bwose mwambe haje Jonathan ariko manzi uturanye n'uwo muntu Janete turaturanye kwibagirwa mama ariko yibagirwa yewe nana mwibagirwa abafite urusazi rukaza ni ikintu mwirukira ngaho rero kakabwa turagusangayo sawa ahantu uzagaruka hano nacyo kiragiye tugenda kwitakira mama nawe dede kuri kugenda uzi ko kije ngo wiriwe nguraho narasinze umuntu kiri kwiga kiri kuririmba no mama ndabimenye ese cyane cyo kizatwahura niko kabaye ibintu byanjye uribijyanye zibyari byo nyisanze hano ntabwo uzi ibyo ari byose ubisanze hano ubisanze hano ariko ibi ni ibiki ndi kubona hano ibi ni ibiki ndi kubona
muhagararaho mumbwira ibintu muri gukora. Ibi ni ibiki? Kari ibi ni ibiki ndi kubona? Ibi ni ibiki? Ibi ni ibiki ndi kubona hano? Mwabana mwe mwasaze mwagize nta gikapu nzanye hano. Nangwa babarogesheje. Niki gusa nazo ndi kuzana igikapu. None si ni ibiki? Ko njyewe numiwe nashatse ibyo murimo muri kugenda mugaruka ibi ni ibiki ndi kubona? Ibiki si? Ntabyo ibyo ukora ni ibyo kubona. Kari igikapu kiri. Mwasaze. Ngo igikapu wakimekesheje. Mwasaze. Byagenze gute? Tugiye gushaka akazi. Akazi siko kugenda mugaruka umuharima akazi iki? Akumiro ni imbaraga samavunja gogara hano. Muragiye gushaka akazi ngo mumwite. None si abaje gushaka akazi bagenda bagaruka. Ahubwo ndaje kugira. Buri kuba n'abana banje batasa. Ma inuzigiye. Igikapu kiri. Ese igikapu ko umwari kujana igikapu ndakagaruka. Umwari kugenda garuka ngo muri mukazi. Ako kazi karabahemba nga. Ibiki? Njanye igikapu. Njanye igikapu ntabwo njanye. Ntabwo njye hano habaye ubukwe. Numva none yakongeza ari umuntu nta n'urukarago ndi kumva. Kandi nanyize hari urukarago banajya kwa Kakabwa wacu ko bagutemye mu bwonko. Murabeho. Nushake nubeho wamukayita sasa kuza nubwo abanye bagira mwasaze. Swinda musa nkaho mwari mwanasaze ndi kiringiti. Abantu babuze n'ibidotore ngo bashaka inyama. Abana mwe koko ibi bintu murimo koko nibi. Jewe ko numbi. Kuko nani ngiye kwishakira akazi. Ko se ubu narabyaye. Abandi barabyaraga nkumva abana ngo babafite ibintu. Ubu narabyaye ibigori ibiboyo n'ibicucu bitagira ubwenge. Ariko mwana we. Abando.